ati mbese nigiye ikimenyetso kinyereka ko Uwiteka azamvura kandi nkazamuka nkajya mu nzu y'Uwiteka. Hezekiya wasaye ati mbese nigiye ikimenyetso kinyereka ko Uwiteka azamvura kandi nkazamuka nkajya mu nzu y'Uwiteka. Kandi ukubaho kwawe zongera indi myaka 15 kandi nzagukizanya n'uyu murwa wakize umwami w'Ashuri. Kandi ukubaho kwawe zongera indi myaka 15 kandi nzagukizanya n'uyu murwa wakize umwami w'Ashuri. Maze Yesaya arasubiza ati iki ni cyo kimenyetso Uwiteka aguhaye gihamya kuko Uwiteka azasohoza icyo yavuze ku buzima bwawe. Urashaka ko igicucu kijya imbere intambwe 10 cyangwa ko gisubira inyuma intambwe 10? Maze Yesaya arasubiza ati iki ni cyo kimenyetso Uwiteka aguhaye gihamya kuko Uwiteka azasohoza icyo yavuze ku buzima bwawe. Urashaka ko igicucu kijya imbere intambwe 10 cyangwa ko gisubira inyuma intambwe 10? Kandi ukubaho kwawe zongera indi myaka 15 kandi nzagukizanya n'uyu murwa wakize umwami w'Ashuri. Kandi ukubaho kwawe zongera indi myaka 15 kandi nzagukizanya n'uyu murwa wakize umwami w'Ashuri. Kuko Hezekiya arasubiza ati biroroshye ko igicucu kijya imbere intambwe 10 ahubwo gisubira inyuma kuko gisubira inyuma y'intambwe 10. Kuko Hezekiya arasubiza ati biroroshye ko igicucu kijya imbere intambwe 10 ahubwo gisubira inyuma kuko gisubira inyuma y'intambwe 10. Kandi ukubaho kwawe zongera indi myaka 15